ubwo turi kumwe namwe mwami Kigeli nabasabaga ko mwakwibwira abumva ikiganiro imvo n'imvano bakabamenya. Ndi umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste, nkaba ndi hano muri Amerika. Iryo ni ryo zina ryanjye rero. Izina ry'ubwami ni Kigeli wa gatanu, ry'ubututsi ni Ndahindurwa Jean Baptiste. Mwasobanura uko byagenze kugira ngo mufate icyemezo cyo guhunga u Rwanda? Benshi bajya babivuga bakabivuga mu buryo budahuje, kandi niko kuri bari babizi. Bamwe bakabitwara ukundi, abandi bakabitwara neza kubera kutamenya. Mukuru navuye mu Rwanda atari jewe ubishaka. Nabanywe n'Ababiligi, nimye mu Rwanda itariki 28 kwezi kwa karindwi 1959. Umwami Rudahigwa bamaze kumwica, Guverineri General w'u Rwanda n'u Burundi Jean Paul Harua bari biteguye gushyiraho uwundi usimbura Rudahigwa. Noneho abari je wima itariki 29 September muri 1959 nemeza leta y'Ababiligi ko nzaba umwami uganje, umwami constitutionnel. Mbishyiraho umukono imbere y'inama nkuru y'u Rwanda muri icyo gihe. Kubera rero leta y'Ababiligi yashakaga gukuraho ubwami mu Rwanda ku mbaraga, nibwo itangiye guteranya abahutu abatutsi abatwa, bashora indwano, gutwika amazu no kwicanya. Nsaba leta y'Ababiligi kugira ngo mbihoshe, baranga. Mpita mfata icyemezo cyo kujya Kinshasa. Icyo gihe Secrétaire Général des Nations Unies witwaga muri icyo gihe Dag Manshot, mpita njyayo kujya kubimubwira yuko akwere gutabara ko mu Rwanda bimeze nabi, kandi Ababiligi bakaba baranze guhagarika intambara. Bamaze kubona ko ngiye, nibwo bashyizeho Republika, batu Kigeli ntazongera kugaruka mu gihugu. Nguma Kinshasa, mbibwira wa Nations Unies Secrétaire Général. Noneho ndabyihorera, ntega yuko hari icyo bazashobora kuvuga. Nibwo nkomeje njya muri Loni kugira ngo nza kubivuga, niho nakirina na independence y'igihugu. Ubwo mwahise muva mu Rwanda, ntabwo mwongeye gusubira mu Rwanda kuva icyo gihe? Oya, icyo gihe barampagaritse rwose, sinongeye kuhasubira. Ndagezeyo ngiye kugaruka, bavuga bati intumwa za radiyo bivuga bati ntuzongera kugaruka mu gihugu, kuko intego yabo yari gukuraho ubwami bagashyiraho Republika. Nibwo wumvise ko ngo bashyizeho Republika mu Rwanda, bakuraho ubwami. Icyo gitekerezo Ababiligi bashyize mbere mutarabaza gutanga, kuko bari bateguye uwundi bazagushyiraho. Ntibari bateguye kugira ngo ubwami buzasubiraho, bari bateguye ahubwo gushyiraho Republika muri icyo gihe. Mutubwiye ko rero mwagiye Kinshasa, ariko abakurikirana uko byagenze bavuga ko mwagiye no mu Burundi, mujya muri Tanzania. Ubwo nari mvuye i Burundi njya Kinshasa, aho bamburije gutaha. Noneho mpita mva Kinshasa njya Tanzania, hanyuma Nairobi, Uganda. Byagenze gute se kugira ngo muve muri Afrika mujye muri Amerika? Kugira ngo mpave, hari umutekano mubi cyane hariya Nairobi, kubera ubwumvikane bwa leta yari iriho niya kwa Moi. Nsanga rero nahagirira ibyago, niyemeza kugira ngo negere hano muri Amerika na Nations Unies kugira ngo mbabwire ibyo u Rwanda rumeze, nuko n'umutekano mukeya n'impunzi zari inyuma y'igihugu. Ndumva hari byinshi nari kubaza, ariko byinshi birava mu bakurikira ikiganiro, kuko nabibuze. Hari abantu benshi batwandikiye hirya no hino ku isi, bagiye batwandikira bashaka kuvugana n'umwami Kigeli. Ariko nkuko bavuga ngo burya ijya kurisha ihera ku rugo, reka mpere mu Rwanda, mpere ku butumwa twakiriye mu Rwanda. Ndasaba batazaniwe Yezu abudusomere. Bavandimwe ba BBC, ibiganiro byanyu turabikunda cyane kuko biduha amakuru ya mpuruyaha, kandi mugatanga n'urubuga rutuma abantu bashobora kwisobanura. Nimugire umwami rero. Akamaro k'umwami: u Rwanda uko ruteye n'abaturage barwo barugize, ku bihe byose byasimburanye kugeza ubu, Abanyarwanda b'amoko yose b'ingeri zose bari mu mashyaka anyuranye bakeneye cyane umuhuza kugira ngo igihugu gitunge kandi gitunganirwe. Uwo akaba ari umwami uri hejuru y'amoko, hejuru y'amashyaka, hejuru y'udutsiko n'utuzu. Nguko uko u Rwanda rwa gihanga na Kanyarwanda ruteye. Kuva hagatsiko k'Abanyarwanda bafashijwe n'Ababiligi bakuriye umwami mu Rwanda bakamusimbuza icyo bise demokarasi, nta mahoro yigeze aba mu gihugu. Icyambere, buri shyaka rifashe ubutegetsi mu Rwanda rirabwikubira,
rikaryamira abaturage, rigatoteza abatavuga rumwe naryo. Mwibuke ibyo MDR Parmehutu yagiriye andi mashyaka. Mwakurikiye uko MRND, FPR aho gukosora ibyo banengaga, niko yose nta ryanejeje abanyarwanda ngo ribuze kwica cyangwa se ngo umunyarwanda yishyire yizane. Umunsi umwami Kigeli yimye, yemeye ko umwami uganje hubahiriza amategeko agenda kuri demokarasi, akaba umwami uri hejuru y'amoko, hejuru y'amashyaka, akaba umuhuza w'abanyarwanda. Kuva haviriye mu gihugu, ninde perezida wabaye umuhuza w'abanyarwanda? Mu Rwanda abaperezida ntibabishoboye kuko bose bahugira mu kurwanira gutorwa, bakarwanira umutungo bahunika mu mifuka yabo no mu mifuka y'ababashyigikiye. Baba barwanira gusa kugundira ubutegetsi ngo batawuvaho. Kubera izo mpamvu rero, ubutegetsi bufatwa n'ufite imbaraga agashyiraho ingoma y'igitugu. Abanyarwanda nabo bene abo bategetsi barabihanganira kugira ngo baramuke, ariko ntibaba babemera kuko ububasha ari bo baba barabwihaye kubera imbaraga n'imbunda, ariko si ukubera ko babukwiriye cyangwa se babushoboye. Kuki Abanyarwanda ndetse n'abandi Banyafurika muri rusange twirukira demokarasi abazungu batwigisha, kandi ubwabo buri gihugu gifite demokarasi yacyo igendana n'uko ibibazo by'igihugu cyabo biteye? Abongereza bafite demokarasi yabo idahuye n'iy'Abafaransa, Ababiligi bafite demokarasi yabo idahuye n'iy'Abadage, Abasuwisi bafite demokarasi yabo idahuye n'iy'Abanyamerika. Kuki u Rwanda rutakubaka demokarasi ijyanye n'uko abaturage barwo bameze n'uko ibibazo byabo biteye? Kuki mu byo leta y'u Rwanda ikora inahindura, itasubizaho umwami yenda ibicishije ku baturage, maze umwami akaganza, amashyaka akemerwa, hagategeka minisitiri w'intebe? Nta mahoro azaba mu Rwanda umwami ataragaruka, ndabarahiye. Ubwo butumwa twabwoherejwe n'uwatubwiye ko yitwa Mukandekezi. Mukanya ndabasaba ko mugira icyo muvugaho, ariko reka nsabe Mwambutsa dusomera ubutumwa twakiriye bwavuye mu Burundi, nabwo bushima ingoma ya cyami. Jewe sinshaka guca iruhande, shyigikiye cyane intwaro z'abami, naho ntari mu mugambwe uharanira intwaro y'umwami, nta n'imigambwe njyamo. Ku bwanjye mu bihugu nka biriya by'iwacu u Rwanda n'u Burundi birangwa n'amacakubiri afatiye ku moko, umwami aba umuhuza wa bose. Mu Burundi twamwita Sebarundi, n'abazanye intwaro zidatomoye baje biyita ba Sebarundi. Ndemera intwaro z'abami kuko mu myaka 500 abami batwaye Burundi n'u Rwanda nta ngorane zifatiye ku macakubiri y'amoko zigeze ziharangwa. Ni koko harabaye amaroberion nka Cirima canke Maconsho i Burundi, mugabo ntizazi zifatiye ku moko. Umuganwa yateraga undi akamunyaga intara, mugabo babigiraga kubera ubutwari bafite badahagaze ku bwoko. Mu ntwara miheto z'umwami hari harimo ubwoko bwose, ndetse mu baganwa i Burundi harimo Abahutu n'Abatutsi. Igihe amajyambere aziye mu myaka ya 50 na 60 twari gushobora kugira monarchie parlementaire muri demokarasi nziza, bigatuma nta njyane ziba mu bantu. Noneho rero na repubulika zaje ku gahato nko mu Burundi, nta kamarampaka yabaye ngo babaze abanyagihugu niba bashyigikiye ubwami cyangwa repubulika, kandi gushyika ubu ntacyo zarushije intwaro y'umwami. Dore rero utubazo twanjye, umwami Kigeli yaba yiyumvira nkanjye ko amacakubiri n'ubwicanyi bubi bwabaye mu bihugu byacu biva hanini ku kuba twarataye akaranga mu gukura intwaro z'abami, maze bigatuma ntawe cyubaha undi, ntawe kimenya ko ikiremwa muntu ari gikuru kuri byose? Umwami Kigeli yaba yiyumvira ko monarchie parlementaire ari alternative kuri izi ntwaro jewe nita mbi, intwaro za repubulika zaranzwe n'amacakubiri? Yoba yiyumvira ko monarchie ishobora kugaruka? Ego data, naho umwami atoza gutwara, ntago mwibaza ko dukwiye umwami w'icyubahiro gusa kugira ngo akaranga kacu ntikazimangane? Nkunda kubaza cyane abankurira isandaba cyangwa itanga ry'umwami Rudahigwa kuri Pagidasi i Bujumbura. Umwami Kigeli abizi wiki? Gira umwami. Umwami Kigeli ubwo n'ubutumwa bwavuye i Bujumbura, nari nababwiye ko ndebubaha akanya ko gusubiza gutanga ibitekerezo kuri ubwo butumwa bubiri, bumwe bwavuye mu Rwanda ubundi buva i Bujumbura. Mwabivugaho iki? Simbivuga ko ndi umwami kugira ngo nkabye mvuga ko ari byiza cyane, ariko ugereranyije n'iby'ubu n'iby'ubwami n'iza repubulika ntaho bihuriye. Uti ku mpamvu yihe? Twakurikije umuco wacu wa gihanga twasigaye n'abasokuru n'abasokuruza: kubaha, kubahiriza, gukundana. Nta muhutu nta mututsi wabaga muri icyo gihe, bose bari kimwe.
ariko amacakubiri aho aziye abazungu bamaze kutuzanira amacakubiri niho ibintu byaje ngo hari umuhutu hari umututsi batushyiramo inzangano zo kwangana. Mukuru w'ubutegetsi bwa cyami bwabaye ari mu Rwanda ari mu Burundi, umwami yari hejuru ya byose, ari umubyeyi, ntiyarobanuraga. Niyo mpamvu mu Rwanda umwami bamuhaga izina rye yihariye, iby'ubututsi akabivaho akajya ubwami. Ni ukuvuga ko ari we ureba bose, ari abahutu ari abatutsi ari abatwa. Rero iyo acira urubanza abacira bose kimwe, atavuze ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka uriya. Nibwo rero uburere bw'ubutegetsi ko bwagendaga neza. Twari tutarabona intambara ziza, twari turabona abicanyi, twari turabona abatwika n'ibindi nk'ibi mwagiye mubona. Rero wagereranyije nk'uko ibintu byahise, ureba igihe cya repubulika n'igihe cy'ubwami, ndagira ngo abaturage bonyine ubwabo nibo baca urwo rubanza. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Ariko hari uyu wa kabiri w'u Burundi yaravuze ngo hari icyo mwaba muzi ku rupfu rw'umwami Rudahigwa. Cyane. Urupfu rwe yazize yuko yakundaga igihugu cye, akifuza gushyiraho independence ije mu gihugu cye. Abazungu rero basanga yuko nta kundi ibyo akora bidahuje n'ibyo bashaka. Asaba uruhushya rwo kugira ngo ajye muri Amerika. Yabisabye kera bagenda babyanga. Noneho bageze igihe cyo kubyemera kugira ngo agende. Nyuma ajya kwiteja urushinge rwa fièvre jaune. Icyo gihe wavaga muri Afurika byahandi bakarugutera. Nuko abari kumwe muri Hotel Paradise arababwira ati ndaje, ngiye hariya kureba muganga wanjye. Ahageze bamukubita urushinge, uwa mwanya birarangira aratanga. Batishwe na penicilline, bati ni umutsi mu mutwe wavuye. Kugira ngo umuntu umeze nk'uriya utagiriwe autopsy nka kimwe muntu wese tugomba kumenya ngo yishwe iki n'iki cyamwishe, bakamenya indwara iyo ariyo. Ariko byose byaracecetse, bivugwa gusa ngo yarapfuye mu buryo butazwi kugeza na n'ubu. Kuko hari igitabo nasomye kivuga ko bamaze kumutera uwo muti, ushobora kuba ari umuti wa penicilline, ngo ashobora kuba yararenze ku mategeko y'abaganga akanywa nk'ikintu cy'akayoga byaziranaga n'umuti bamuhaye. Ibyo ntabwo oya, iyo ni imvugo yabaye. Rudahigwa ntakundaga kurwara nubwo yagiye ari muzima, ariko intego ye yaragira ngo abone urushinge yitegura kujya mu isafari aza muri Amerika kugira ngo azasabe independence. Azira ibyo rero nta kindi. Ubu ngubu dufunguye imirongo yacu ya telefone. Kuri telefone dufite umuntu urimo kutwumva, ari muri Amerika, aho ngaho muri ni Isa Gisesa. I Kigali dufite Sam Noheli barimo gukurikira ikiganiro. Reka duhere kwa bwana Isa Gisesa, watwandika uvuga ko hari icyo ushaka kuvuga ndetse ushaka no kubaza umwami. Ndatangira mvuga inkuru y'urupfu rwa Rudahigwa, umwami wa Rwanda. Rudahigwa ibitangaza byambayeho nuko yapfuye akanya gatoya nsohotse muri Paradise, nsohotse muri Presse rya Charles y'Ibujumbura niho yaguye. Narasohotse ndi kumwe n'umugabo witwaga Yosefu murumuna wa Alphonse Busigo, tuzamuka tujya mu Bwiza, twambutse barabara nk'iminota 2 irangiye, twamubonyenjira mu bitaro, turasohoka barinjira. Uwo mwanya hashize iminota 2 batubwira ngo umwami aratanze. Biradutangaza, iminota 2 umuntu yavuye mu modoka yinjira mu bitaro yigenza ari wenyine akomeye, ngo iminota 2 ngo aratanze. None uravuga uti igitabo banditse ko ngo hari birashobora kuba yaranyoye ngo binyuranye n'imiti bamuteye. Uko ni ukubeshya. Yapfuye akiri kumwe na muganga, byamuteye urushinge umwanya ahita apfa. Ni ibintu byari biteguye, kandi urebe ko byari biteguye. Nta nubwo bigeze bashaka kumenya icyamwishe ngo bakore autopsy nk'uko abandi babikora, barabishe kugeza ubu ngubu. Rero ubwo wakomeza none kuko wanyandikiye uvuga ko hari ibitekerezo ufite ku mwami Kigeli. Nifuzaga ko ibyo ari byo byose
umwami Kigeli yataha nk'uko abanyarwanda bose batashye ni uburenganzira bwe yataha ari uko abanyarwanda bongeye kugira kamarambaka kubera ko ubu ngubu ubutegetsi dufite bwahinduye amatwara yahekuye u Rwanda kuva muri 1958 kugeza ubu ngubu abanyarwanda bacyashaka kurwana bamwe bari mu ishyamba. Ubwo rero nifuza ko umwami yaduha porogaramu niba habaye impamvu itumye asubira mu Rwanda ni uko yabwira abanyarwanda porogaramu y'ukuntu ashobora kujya gukiza abanyarwanda. Tubura kuvuga nti abanyarwanda bari mu mashyaka menshi atandukanye bafite inzangano usanga bashyamanye kugira ngo babe barwana nubwo leta ifite imbaraga zikomeye zibatera ubwoba ariko barashyamiranye. Uwo muti yatanga ku banyarwanda kugira ngo abunge nk'uko abasekuruza be babikoraga n'ubuhe. Icya kabiri, bamwe bavuga bati twatabaye u Rwanda duhagarika jenoside none turashaka kubaka u Rwanda, leta twarutabaye dufite n'ubushobozi bwo kurwubaka. Abandi bari mu ishyamba bakavuga ati abanyarwanda abatutsi batashye. Ubwo batashye rero twagerageje kwikiza abari mu Rwanda imbere ya 1994 none abari hanze nabo batashye. Ubu ni match finale turagira ngo ariko buretse gato ndaho umwami ijambo ariko mbaze nkubaze urumva yatanga gute program atari ku butegetsi? Iteka abantu bose bashaka gutabara igihugu batanga porogaramu bataragira ku butegetsi. FPR yatanze porogaramu yayo itaragira ku butegetsi. Iyo amashyaka yose umuperezida w'ishyaka atanga porogaramu yavuga ati ningera ku butegetsi nzakora ibi nzakora ibi. Ibyo rero je niko mbizi. Reka duho ijambo umwami arabisobanura. Umwami Kigeli, amagambo amaze kuvuga uwo mugabo ndayemera pe. Impamvu rero nyemera niyi, ikigize u Rwanda n'abanyarwanda ni amahoro n'ukumvikana. Birebwa ibyo kutumvikana n'abazungu babituzanywa b'ababirigi baducamwe ibice, aba n'abahutu aba n'abatutsi n'abatwa, usanga dukubitana imitwe, badutesha umurongo wacu wa kera wo kubaha no gukundana no kubahiriza umuco w'igihugu cyacu. Hagati aho rero ntabwo tuzongera kugira ngo twumvikane kuko haje amacakubiri. Urebye tugure kubireka tukabisesa, hakabamo urukundo, haba kumvikana ari umuto ari umututsi, bikaba nk'uko byari bisanzwe. Noneho igikwiriye kuba nk'uko bavuze bati turashaka demokarasi, niho nanahereye nanjye kugira ngo umwami uganje biba nk'abire bya mu Bwongereza cyangwa mu Bubiligi. Umwami aganze no haba premier ministre utegeka muri icyo gihe. Iyo ni demokarasi nashakaga kugira ngo ngenderere ushobora kubaka igihugu n'abanyarwanda. Ikindi cya kabiri cyari gikwiriye mu kuri koko, ubutegetsi bugomba gutorwa n'abaturage ubwabo bakarebe ikibanogewe, ari republike ari ubwami, icyo babona cyabashimishe kandi cyagira akamaro. Mugaha chance abaturage bakihitiramwo leta iyo yose bashaka, ariko taragahato ngo bagomba gushyiraho ku mbaraga gutinya yuko bamwice cyangwa bagira n'iki. Rero nibabaho umudendezo abanyarwanda bitorera icyo bashaka muri za leta, ari ubwami ari republika. Niko ndeba. Ubwo wabaza yarabuze ijambo referendum ngira ngo ni wa wundi w'i Burundi ati iyo wabaza abaturage bavuze ko hakorwa indi referendum ubu ngubu ari amatora kugira ngo abaturage bagaragaze ibitekerezo byabo, mwayemera? Nabyemera, ariko akagenura mu buryo bw'ukuri, kuko muri iki gihe harabiba amajwi, harabazana uburyo bwose bwo gutinyisha abantu, bagaha umudendezo abanyarwanda, bakaba za parti politique zikaza mu gihugu zikiyamamaza, noneho abanyarwanda bakihitiramo. Ibyo ndabyemera pe, kandi ibyo ushaka niyo demokarasi. Cyo mwebwe mwifuza kugira ngo ibintu bitungane namwe mushigikiye ko habaho ubwami ariko bushingiye ku itegeko nshinga ry'igihugu cyane. Murakoze. Reka tujye Kigali turi kumwe na Sam Noheli. Sam, uranyumva? Ngenda kumva. Wakurikiye ibyo umwami yavugaga ndetse n'uriya bwana Issa Gisesa yavugaga ari muri Amerika, nawe wambwiye ko hari ushaka kubaza umwami. Ngaho komeza. Ndishimye cyane kuba ndi mu kiganiro mvuganamo n'umwami. Ni ibintu bisa nkaho
bidakunze kuboneka cyangwa se biboneka kuri bamwe. Nubwo njye navutse wenda umwami yaravuye mu gihugu, ariko noneho hari utubazo nshaka kumubaza. Icya mbere nakubaza niba atari ibanga, niba umwami yaba yarafashije umuryango wa FPR Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu rwa 90. Hanyuma umwami twari tuzi yuko wenda yaba nawe yarari muri urwo ruhande akaba atarabashije gutaha. Hari ikindi kibazo cya kabiri mfite, nigeze gusoma igitabo cyitwa Ingoma y'Amaraso, ariko ntabwo bavugaga ingoma ya cyami, ahubwo bavugaga ingoma ya Repubulika ya kabiri ya Habyarimana, uwacyanditse n'umuntu wigeze gufungwa nayo. Icyo gitabo cyavugaga uburyo abatutsi bari bangwa n'abazungu, ariko noneho hari aho yavugaga ku batutsi bo mu majyaruguru bitwa abagogwe. Aravuga ati abagogwe nubwo nabo bari abatutsi bari bangwa n'abazungu kuko barabangwa n'abakomuniste. Icyo gitabo bigakomeza kivuga ngo bo noneho no ku ngoma ya cyami ntabwo bari bafashwe neza, bari bakandamijwe hafi kuba nk'abatwa. Ubwo nkagira ngo umwami nawe agira icyo kivugaho, niba koko icyo gice cy'abagogwe igihe yari umwami cyangwa se n'igihe se wari umwami na sekuru, niba koko ari byo, kandi baravuga ko ingoma ya cyami ari ingoma y'abatutsi kandi nabo bari abatutsi bene wabo. Nyakubahwa mwami Kigeli, ibyo ni ibibazo ngira ngo yabajije ibibazo bibiri. Sinzi niba mwamusubiza. Uracyavuga, komeza. Nari nsigaje akabazo ka gatatu. Nari mvuga mubaze niba umwami muramutse mutashye, ese murumva ubuzima busigaye mwabukomereza? Ibyo bibazo ndabyumvise bye. Cyane cyane here ku cyerekeye ngo nafashije FPR Inkotanyi. Kubafasha sinagomba kujya mu gihuru kugira ngo mfate imbunda ajya kurwana. Igitekerezo cyabo bifite gutabara kugira ngo abanyarwanda bagiye hanze batahe, si igitekerezo kibi na busa, cyabaye cyiza kandi nange ndagishima. Ariko umuntu twakoranye imbona nkubone kandi tuvugana ni nyakwigendera Fred Rwigema. Yajyaga anyaruka akaza kundeba, twavuganye amagambo menshi cyane, tubwirana za porogaramu nyinshi cyane, nawe turumvikana, sanga ari umuntu w'umugabo kandi ufite ibitekerezo bitaraga byinshi. Ndabizi kandi n'amasezerano twakoranye nawe, iyo mvuga umuntu wigendeye genda na bagira bati ndahimba cyangwa niki, ariko twagiye twungurana inama na mugira nawe akambwira, ariko birinda ajya ataha rwose agenda nibwo aguye mu rugamba. Ariko nzi neza ko twakoranye ibintu byinshi byagirira akamaro iryo shyaka. Ndamutse ntashye, cyane cyane icyo nibandaho ni amahoro mu gihugu, ni amahoro mu banyarwanda, ni ukutazongera kugira ngo u Rwanda ruzongera rumena amaraso, ko ari ibintu ni nko gukungura byabaye nabi cyane, tutifuza ko byagaruka. Icyo kintu cyo kugira ngo abanyarwanda bagire umudendezo, bumve bari mu gihugu cyabo ntawo batoteza, mbese bimeze nk'uko byari bimeze kera, ibi tutarabibona nk'ibi. Ibyo nicyo nakwifuriza abanyarwanda, kandi nicyo nabaha n'inama kugira ngo bakomeze uwo mugambi twasigaye n'abasokuru n'abasokuruza kugira ngo two kuwica. Yarabaje n'ikibazo cy'abagogwe ko ingoma z'abatutsi zabayeho cyangwa za cyami zabaye nkaho zititaye ku bagogwe, zibasigaza inyuma n'ubwo bari abatutsi. Oya, ntibyigeze kuba. Yaho simpazi rwose ko bigize kuba. Abantu bose babakiraga kimwe, kandi uwitwaga umunyarwanda wese bamufataga uko ari nk'uko abandi babafata. Sinzere ko bagize ngo bariya babarobanure basa nko abana badafite umubyeyi. Yende byarabaye ntaravuka. Okay, ubwo noneho reka mubaze akantu gatoya. Yaramaze gusobanura ko yafashije FPR yavuganaga nyine na Afande Rwigema wapfuye. Ariko none se nyuma yaje gupfa Paul Kagame afata umwanya we, ese baba barakomeje muri iyo nzira, bakomezanyije kuvugana muri ubwo buryo? Ese noneho kuki noneho uwo mugambi bagize ukagerwaho, igihugu igafatwa, abanyarwanda bagatahuka, none umwami akaba ataratashe kandi yari ari muri uwo mugambi umwe? Sinzi niba hari icyo mwadusubiza kuri ako kantu. Ibyo uvuga ni ukuri. Ibyo twaganiraga na Rwigema n'abandi, Kagame nigeze kumwohereza umukarani wanjye bajya kuvugana nawe, ko ntibyatinze, nta bikomeye byinshi byabaye. Noneho aho tumariye kuvugana nabo, tubona isafari yo kuza hano muri Amerika. Nta bundi twongeye kuvugana aje inaha ambwira ngo ntaye njye mu Rwanda ngo banyakira neza n'iki. Ariko nayo mwibutsa yuko hari itegeko nshinga ryabaye ababirigi bashyizeho ryo guca ubwami n'umwami Kigeli.
nkaba rero ntarenga aya mategeko. Ndavuga nti ku bwanyu nkawe Kagame n'abandi ntimushobora kubigira n'iki mudafatanyije n'abanyarwanda kugira ngo nsubire mu gihugu yenda abanyarwanda baba bankunze cyangwa batankunze. Rero ngwire kumenya yuko abanyarwanda bakinyifuza kugira ngo babere umwami musubire no mu gihugu. Arambwiye ko agiye kubyiga na leta n'abanyarwanda akazansubiza. Kugeza muri iki gihe nategereje igisubizo n'ubu ntacyo ndabona. Ndabyumvise ndumva ndanyuzwe n'abandi ijambo. Wenda mbere uko njya muri Sweden reka njye mbatse kuri ako kabazo nk'igitekerezo mwari mwiteze nyakubahwa umwami kuri Perezida Kagame mwashaka ko ajya kubaza abanyarwanda gute mu buhe buryo? Buryo gutegeka nshinga ryari ryabaye ryo kunca kuko ryafashe abaperezida bose kuva kuri Kayibanda kugera kwa Habyarimana no kugera kuri we. None mwifuzaga ko wenda mu mategeko y'u Rwanda hajyaho irindi tegeko ryemera ko umwami Kigeli ashobora gutahuka bikajya mu mategeko bikemerwa? Bikajya mu mategeko bikemerwa, noneho tukadisikitera nk'ababwiriza kondisiyo zange nanjye nshaka. Reka tujye muri Sweden turi kumwe na McDowell Kalisa wakurikiye igice cy'iki kiganiro. Uretse ko ikibazo wanyandikiye uvuga ko ushaka kubaza kiba gitandukanye gato n'ibyo twari tumaze kuvuga, umwami Kigeli ubu ngo ari ku murongo wa telefoni arakumva, ushobora kumubaza. Niba mwiriwe, niba mwaramutse aho ngaho amasaha aratandukanye. Mwaramutse umwami. Ikibazo cyanjye cya mbere cyerekeranye nuko mu myaka nk'ine ishize cyangwa 3 hari amakuru yavuzwe cyane mu Rwanda, kuko icyo gihe nari nkiri mu Rwanda, cyane cyane abantu bo muri leta bavuga ko waba waragiye muri Kongo ukabonana n'abantu icyo gihe barwanya n'ubu bakirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyo kintu cyazanyemo umwuka mubi, waba ubitekerezaho iki kuri icyo kintu niba waragikoze? Akandi kabazo ka kabiri ni byerekeranye ikintu umupfana na Perezida Kagame. Bijya bivugwa, ariko jewe mu bucukumbuzi bwanjye nigeze gusanga hari igitabo nigeze kubona Perezida Kagame mu 1978 yagiye gusura umugabekazi Gicyanda. Icyo gihe we yari ari Bugande mu buhunzi, ariko aza kujya mu Rwanda. Bakavuga ko mwaba hari ikintu umupfana cya hafi. Ese ni iyihe mpamvu akuzitira ugataha nk'umwami kandi hari ikintu mwaba mupfana cya hafi? Akandi kabazo ni ikibazo cyerekeranye n'ukuntu nk'ubu ngubu mutanze ninde tuzita umwami, kuko kugeza ubu ntabwo turamenya niba murumuna wawe cyangwa umwana wawe cyangwa uzafata uwo murage w'abanyarwanda, twakwita umurage w'abanyarwanda bose, kuko ubwami ni ubwa kera mu Rwanda. Burya ibihuha ni bibi cyane, kubaza nuko kumenya. Nagiye koko ntumewe na Kabira, twarabanye mu gihe cya Rumumba, yari inshuti yanjye. Yajyaga asangana na Nairobi tukabana, aho abereye perezida ansaba ko tubonana, njyayo nk'inshuti twabanye. Nta kindi nasubiye kujya kureba n'aba bantu, ntawe nashoboye no kugira ngo ambone, keretse yendo wavuga ati naramubonye babonana ariko nukubeshya bigaragara. Ibyo sibyo nagiyemo. Sinabuguna ngo abantu barwane igihugu cyanjye noneho ngo tujye kuvugana nabo kandi barakigire nabi, sishobora. Aho sindahagera. Hari icya kabiri yari abashije ku kibazo cya Gicyanda. Kwa Gicyanda ndagira ngo hari icyo baragipfana, ariko kuri jewe ntacyo, naho duhuriye muri ibyo. Yarabaje ngo hari icyo mupfa na Perezida Kagame. Yenda abakiza, ariko jewe ntacyo zi. Twabaye ngo dukikirane nawe ngo tugire icyo dupfa, ahubwo ise niwo nari nzi ngo twumviraga twumvikanaga nawe. Yajyaga no kunsanga Sterida akaza kungendera iwanjye, nkikorayo ndi umukarani. Rero hagati aho yenda we yagira icyo dupfa sinkizi. Hanyuma icya gatatu yarabajije ikibazo cyo gutanga, muramutse mutanze ninde waba umwami, kuko muracyavuga muri umwami w'u Rwanda cyane. Ubu se naba ntabizi jewe, ndabizi ariko sinabivuga, sinakubwira ngo ni kanaka. Nibanga. Niwo muco. Niwo muco. McDowell, urabyumvise, wari ufite akabazo kanyuma, ngira ngo niba nta kindi wongeraho baza kanyuma dukomeze. Akanyuma nashaka kubaza, urabona umwami buri gihe atubwira ko ababirigi aribo bamwirukanye, ariko haje kuza MDR Parmehutu nayo yongera mu by'ababirigi
noneho hakaba hariho FPR n'iri ku butegetsi. Ese waba utandukanya FPR na MDR kuko zose zawera kuzitiye? Naga nabyibaza bariya babigize bari MDR cyangwa n'abandi sijya kugira ngo bariya aribo ba inkotanyi sinzi gituba babigira naga nabyibaza bikananira mwazaba bimbariza. hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk. tujye mu Bufaransa. Ubu turi kumwe na Bwana Kanyamibwa Jacques. Kuri iki gice si cyose ariko mu kanya mvuga ibyo umwami avuga. Kanyamibwa umwanya n'wawe. Ndagira ngo mbaze bwa mbere mubona mute akarengane n'ubusumbane bushingiye ku moko biri mu Rwanda ubu, isumbakazwa ry'agatsiko k'abantu b'ubwoko bumwe bw'abatutsi mu buyobozi bw'inzego zose no kwiharira umutungo w'igihugu. Mubona ibikorwa ubu bitandukaniye he n'ibyo mu gihe mwayoboraga u Rwanda na mbere yaho, ari nabyo byavuyemo ukwivumbagatanya kw'abarubanda muri 59? Mwagira iyihe nama abari ku butegetsi ubu mu Rwanda bo kugira ngo barinde abanyarwanda ibyabaye mu gihe cyashize? Akandi kabazo ka kabiri, mubona ko icyemezo u Rwanda rwafashe cyo guhanagura amoko mu ndangamuntu kizakemura icyo kibazo ko no muri za 57 ubwo abahutu bari batangiye kwerekana ko ubutegetsi bwihariwe n'abatutsi gusa, umwami yategetse ko amoko avanwa ku mpapuro zose, usibye ko perezida ari we wabyanze ahubwo agasaba ko havanwaho ubusumbane bushingiye kuri ayo moko. Gukemura ikibazo cyo kuvuga ngo nibyo bitera ibyo impagarara cyangwa kutumvikana umuntu kubera abahutu cyangwa abatutsi. Mukuri amategeko y'u Rwanda ntacyo kizabuza kwitwa uri umuhutu cyangwa uri umututsi byahozeho n'umutwa. Ubu rero kugira ngo ubeshye umuntu uti uri umututsi cyangwa uri umutwa nibyo biteranye se kugira ngo abahutu n'abatutsi bakumvikana? Ntabwo ari ibyo, ahubwo hateganijwe n'abanyamahanga bibamwo indwara yo kwangana. Iyo ndwara rero nicyo leta ikwiriye guhaguruka ikabisiba rwose, bakaba nk'uko mbese igihe twari mu Rwanda ntitwavugaga umuhutu n'umututsi ariko ntitwabanaga, ariko twageze igihe cyo kugira ngo abantu bicane n'abandi bibe nk'uko byabaye mu Rwanda. Si bikuvuga ngo iby'amoko ngo bikwiriye gushyira ngo wimwita umuhutu cyangwa umwita umututsi, twarabisanze ariko ubundi bigomba kubitsindagira. Si byo byateye ibi byose, ibyateye ibi byose twarabitewe. Abanyarwanda abahutu n'abatutsi barabanaga kuva kera bagashyingirana, byazanwa gusa na politike yajemo y'abanyamahanga kugira ngo baduseguranye imitwe, nta kindi. Jacques urabyumvise? Ariko aravuga ngo kera ngo abanyarwanda ngo barabanaga, kandi ari byo mubwira ko icyo gihe kuva na kera ubwoko bw'abatutsi bwihariye ubutegetsi kuva icyo gihe, na mbere y'uko abo bazungu avuga baza, ubutegetsi bwari bwihariwe n'abatutsi, nta nubwo ari n'abatutsi bose, ni igipande kimwe cy'abatutsi icyo cyari gifite ubutegetsi. Kuvuga rero ngo mbere ngo abanyarwanda ngo barabanaga, none se revolution muri 59 yaba yarazanywe n'iki? Yazanywe se n'abazungu cyangwa yazanywe n'akarengane kari hagati y'amoko n'iryo vangura ry'amoko? Ariyo mpamvu bubaza ubu ngubu, kuko ibimeze ubu ni nk'ibyariho icyo gihe. Ubu ngubu yagira iyihe nama abategetsi bari mu Rwanda ubu ko ibibazo ari bimwe? Ibyo avuga siko biteye. Kera hari abatware b'abahutu bategaga imurera, urumva umwami yari yabashyizeho abatware b'abahutu. Mbese nk'uko byabaye mu gihe cya Rudahigwa, abazungu baze ko ashyiraho abahutu mu butegetsi, ariko yarabirenze abashyiramo, baza amazina yabo bavuga ngo ntibashobora gutegeka. Aravuga ati se ko bose bize kimwe kuki mutabashyiramo? Abashyiramo ku mbaraga bwe. Hari abo waba wibuka umwami Kigeli? Witwa Arani wigere shebuja, hari na Mbonyumutwa, hari n'abandi kuva kera, ndetse ari abatwara bazwi baza n'ibwami na hehe byabayeho. Ariko rero hari propaganda yazanywe n'abazungu bavuga ngo abatutsi ni minorite naho abahutu ni majorite, nibo bihariye ubutegetsi. Urumva? Ni nko kuvuga ko igihe cya Habyarimana n'abakayibanda
abatutsi bari mu butegetsi ni bangahe? kanyamibwa aravuga ko noneho byahindutse abatutsi nibo bari mu butegetsi abahutu ntabwo bari mu butegetsi ngo wagira ihe inama leta iriho ubu ngubu. Mu kuri si ukuvuga ngo ni ukurobanura ngo umuhutu n'umututsi kuko icyo kintu cyabajemwo yuko umututsi yagiye ku butegetsi ngo ni abatutsi bonyine bagomba kuhajya, ariko ndagira ngo ari leta ireba umuntu w'ubushobozi kuri gutegeka ikamuha nk'abandi nk'uko bize bakabona umwanya nabo. Ndagira ngo nicyo cyari gikwiriye kuri bose. Ubu igihugu si cy'umututsi si cy'umuhutu ni icya bose n'abatwa, rero bagomba guserangana imirimo muri byose. Urabyumvise iyo niyo nama umwami atanga kanyamibwa. Wari ufite ikibazo cya nyuma? Ariko kuko igihe avuga ngo hariho abatwari b'abahutu yibuke yuko igihe hariho abashefu 45 bari abatutsi, hari uwo mbonye umutwe ari kuvuga abasurushefu bari 559 abahutu ari 10. Ibyo nibyo yita gusaranganya ubutegetsi se mu gihe abahutu ari 85%. Akandi kabazo ngewe nagira ngo mubaze ni uko ingoma ya cyami, kuko numvise mu mwanya avuga yuko akiri umwami w'u Rwanda kandi ntabwo mbihakana kuko atari igihe wabishyizeho. Ingoma ya cyami yaciwe mu Rwanda tariki 28 z'ukwa mbere 1961, byemezwa na Kamarampaka muri ku itariki 25 z'ukwa cyenda. Kuba ari umwami w'u Rwanda se byaba ari uko atemera amatora yabaye icyo gihe, akaba atemera ko u Rwanda ari repubulika, cyangwa ariko aba ari uko yemera yuko yavukanye imbuto nk'uko babivuga, nk'uko babigenzaga kugira ngo bigize y'abanyarwanda bamwe, abatutsi bamwe biharira ubutegetsi bavuga ko aribo bavukiye gutegeka. Aho ndahasubiza cyane kandi abyumve nawe. Ibyo avuga Kamarampaka baba bafite leta. Kamarampaka navuye mu gihugu ari ababirigi bategeka, ntabwo ari abahutikije bategekaga, maze kugenda babashyiraho batewe nande si abazungu babashyizeho. Iyo Kamarampaka ari Kamarampaka. Ikindi abanciye n'ababirigi nabo bashyizweho. Nk'urugero ushobora kuguha umugabo witwaga Colonel Registre n'uwategeka i Rwanda ubwo bigeze gufunga abasushefu n'abashefu. Ndamubaza nese aba bantu barafungirwa iki? Ati nzakubwira. Murabanyaga. Yari yambwiye ati sinye ko tubanyaze. Ntabwo ushobora gusinya ntazi icyaha bakoze cyangwa batakoze imirimo ya leta ngo bayice noneho tuvuga tuti uyu muntu ntashoboye tumuvanyeho. Arambwira tumva icyanzanye yewe iteka mvuga ibintu nzasubiramo. Icyanzanya ni ugukura abatutsi ku butegetsi nkashyiraho abahutu. Aranyerurira atyo. Amaze kunyerurira atyo ndavuga nti ntakongera kuzakorana nawe kandi urakoze kumbwije ukuri. Nibwo mfashe icyemezo sabya sekretari wa Loni batangiye kubahaza peteroli kugira ngo bajya gutwikira abatutsi. Ndabasaba nti mushobora kumpa uburyo bwose nashobora kugira ngo mposhe iyi ntambara iri mu Rwanda. Bati tuzabyikorera. Ntacyo bakoze ahubwo nibo baboshyaga. Nibwo mfashe icyemezo cyo kujya Kinshasa kujya kubwira sekretari wa Loni kugira ngo mutabaze mubwire ibiba mu Rwanda. Nibwo ngezeyo barampagarika ngo sinshobora gusubira mu gihugu. Yambwiriye iyo leta bavuze ya Kamarampaka nibyo bitoye ubwabo ari bo cyangwa ari abazungu babikoze. Uko byumvise rero mwami Kigeli Kamarampaka ntabwo uyemera? Ntabwo nyepere koko. Jacques Kanyamibwa urabyumvise, reka dukomeze ikiganiro cyacu. Reka nongere nsabe Balthazar Nduwayezu adusomere ubundi butumwa bwavuye mu Rwanda muri iki kiganiro cy'imvo n'imvano n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Muraho mwami nyakugira Imana. Nge ndimo twakwita abasure nkaba ntari nakavutse igihe mwavuye mu Rwanda. Gusa uko nize amateka bavuga ko mwahunze igihugu babahora ubwoko kandi ko ndetse hari benshi bishwe muri icyo gihe. Ndashaka kumenya niba koko mwemera ko nta moko yigeze mu Rwanda mbere y'abazungu. Nk'umwami w'u Rwanda tuzi ko atabeshya abanyarwanda. Mubona ko ibyo by'amoko byashize mu Rwanda? Ikindi kibazo nge mbona kandi gifite akamaro nuko tutazi icyo mutekereza ku biregwa Perezida Paul Kagame n'abamukikije. Ese Paul Rusesabagina we mumubona gute? Ikindi mbese mubona koko Kiliziya Gatolika ariyo yaduteje ibi byago? Ndangije imbabaza niba muteganya kuzataha umunsi umwe ndetse nuko muzaza mwitwa. Turabakumbirega. Umwami Kigeli murabyumvise abaje nk'ibibazo bitanu. Ibyo ni byiza cyane. Kibazo cya duhere ku moko.
ku moko bavuga ko nta moko ari mu Rwanda. amoko arahari kandi yahozeho ariko abana neza kuva kera abazungu bataranahagera nino byariho amoko yari ahari rwose. Ko hari urigeze kutubwira ngo ni Kayibanda wabitangije kubishyiraho. oya vuga n'ibyo byakabye pfukise ntabwo ari byo. Kuva kera hari amoko avugwa azwi, Abahutu, Abatwa, Abatutsi cyane. Ubu se no kuvuga ko byaje ejo bundi ko ntawe bishingiye naho. Ariko ndibuka hari ikiganiro nigeze gukora n'umuntu w'umutegetsi ambwira ngo amoko bazi n'Abanyiginya, Abega n'abandi ntabwo ari Abahutu cyangwa Abatwa, Abatutsi. Aya si amoko kuko Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa nibyo Angela bavuga ngo ni amoko kandi yahozeho twayasanzeho. Sinzi rero igituma bavuga batyo. Hanyuma ikibazo kireba ibirego kuri Paul Kagame aregwa perezida w'u Rwanda ngo ibyo byerekeye bya Paul Kagame bamurega mu Rwanda ari si Rwanda honyine n'ahandi hari abagenewe ubupererezi ubucamanza. Aba nibo bakwiriye guperereza bakamenya ukuri kwabyo, noneho bakazavuga kanaka na kanaka wagiye muri ibi byaha n'ikinoze akaba ari bo bashaka kubivuga. Niho rero umuntu bamucira urubanza bamaze kwitonda bamenye kumenya ngo ni kanaka wakoze ibi si wabikoze cyangwa byageze bikena bityo. nawe ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina nabonye filime ye baranamushimiye nene bamuhaye ikidari cyo kumushimira yuko yakijije abantu. Ibisigaye sinakubwira ngo ni ibihe nta kindi ze. Ibya Kiliziya Gatolika rero kuko icyo gihe mu Rwanda bya Kiliziya Gatolika mu kuri habaye igihe cyo mu Rwanda habaye benshi abanyamadini abatari abanyamadini n'abakatolika barimo, ariko habaye uburyo bwo kugenzura bakamenya abagiye bakora ibyaha, ubugenzuzi bukabushaka noneho ukazamenya abarangaho icyaha bakazahanwa cyangwa bakazashyirwa mu nkiko. Sinakubwiye ngo ni kanaka na kanaka ariko nabo bashobora kuba bari barimo, ariko ibyo bigomba kugira abazaperereza bakabimenya leta n'ikibereho. Hanyuma ikibazo cya nyuma yaravuze ati muramutse mutashye muzataha mwitwa bande? Izina nahawe n'Abanyarwanda nima yuko ndi umubyeyi wabo ntabwo bishobora guhinduka, nzakomeza ndiwe kurinda igihe bizashirira. Ubwo uramutse utashye urifuza gutaha nk'umwami Kigeli Ndahindurwa wa gatanu? Ntawabinyaze. Reka tujye ku bandi badutelefonye. Jonathan Kareba uri mu Buholandi? Wayamba muri Norvege. Ikiganiro cy'umwami wasabye ko ushaka kuvugana n'umwami? Kirahari, mfite akabazo gatoya. Nishimiye cyane ko mubonye kurayini twaba tugiye kuganira. Ndetse reka ntangire no kumusuhuza muri aho. Mwawugira amahoro. Banyita Jonathan Kareba. Akabazo kanjye ni akabazo u Rwanda rwacu rwagize ibibazo, igihano rigirwa mu mahano, abantu barapfa byaba mu ntambara ndetse n'ibyaje gukurikira itsembabwoko, abantu baramarana. Amahanga aritabira, abanyapolitiki, abacuruzi, abakunda kiremwa muntu zose zirahagera mu Rwanda kwifatanya n'Abanyarwanda kubunamira kure ibibazo byabaye. Tukaba tugira umwami ari wowe Nyagasani Kigeli wa gatanu wo muri Amerika. Nibaza muri iyo myaka 13 ishize kugeza na n'ubu ngubu utarahirahiye nibura ngo ugere no kuri duwani bati tukugaruye inyuma, nabyo tubimenye. None nagiye akabazo ndabaza, ese umwami w'u Rwanda koko yabakunda Abanyarwanda baruri n'u Rwanda ubwarwo? Ubwo nuko uvuga se ko bandusha kurukunda ariko nazize nicyo yibaza. Icyo masubiza wumvise uko twavuganye na Perezida Paul Kagame ibyo kwitaha nuko bagiye kubyiga nuko bazashobora uburyo bwose bwo kugira ngo icyo kibazo bagikemure noneho bampiye igisubizo. Hanyuma se ubwo navunda kajya mu gihugu y'intyo. Uracyategereje rero igisubizo icyo Perezida Kagame yakwijeje? Cyane nk'umuntu wategetse simvunda, ngomba kugenda mu bintu bitunganye. Nunganira icyo Jonathan Kareba yabazaga ko mu byo numva bavuga mu bitabo byandikwa no mu binyamakuru bavuga amatwara ya FPR Inkotanyi, bavuga ko aho ihagaze nuko umwami yataha nk'uko abandi bose batashye, ariko ntizere ko azataha nk'umwami. Ibyo ni urubanza baca ku bwabo ku giti cyabo, si Abanyarwanda rusange bose. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ko ashaka, ariko rusange rw'Abanyarwanda
nibo banyimitse, niba bakwera kuvuga ngo ntitumushaka cyangwa turamushaka. batabihinduye rero mwiteguye kugwa mu mahanga mwami Kigeli? Ntabwo nagenda ku mbaraga sinabigira ibyo. Nkunda abanyarwanda, sinakufuza ikintu cyabatera akaga nk'akabaye. Oya, rero kugena nuko abanyarwanda si ukwanjye. Ndabyumva, ariko akabazo kanjye ko kabaza kavugaga simpamya ngo nataye nk'umwami, nataye nk'umunyarwanda, ikibazo yiswe cyari kiri we nasura abanyarwanda rero ibyago bagize, asure inzibutso, bahumurize, nangiza yigarukire nazategeza ibintu bizagerweho nk'umwami. Ndamusubizaho icyo musubiza ni ukugenda nk'uko nta sekirite nizeye ishobora kundinda. Noneho ikibazo kiravuga ko wabuze umutekano muri uriya Rwanda. None nta cyizere waba ufitiye bariya bagabo bari mu Rwanda ubu ngubu? Mu kuri ndaguha urugero ruteye. Hari abavuga nk'izina ryanjye cyangwa bakabafatana n'amafoto cyangwa n'iki bakagwa mu kaga, noneho bambonye se byagenda bite? None se nanone reka asa nkaho mpindura kandi kabazo kurikira ikiganiro uko kibayeho, bavuga ko abanyarwanda rero bagutoye bakakwimuka ukaba umwami, ariko nyuma none n'abanyarwanda baje kongera bisubiramo batora repubulika. Nk'umunyarwanda none wakwemera ibyo abanyarwanda bakoze ugataha nk'abandi, noneho tukareba izakurikira. Ariko nibura n'abagiye bakuzira nk'umwami, abazize ubukoloni n'igiki ngo byagiye bibaye, nibura nawe ukabageraho bakabareba nk'uko abandi bose abanyamahanga bose bageze mu Rwanda bikaba byarakunaniye. Reka gusubiza nikose ibyo tora bavuze ngo abanyarwanda batoye hehe bishyiriyeho nta mateka ahora rero uribeshya, kuko mu gihe nagiye Kinshasa kugira ngo bambuze niho batoye ibyo byose barabikora kandi bahagarikwa n'Ababiligi muri iki gihe. Ukuvuga ngo ni nka kudeta yabaye. Otyo kudeta nayo ntabwo yabaye iyo kudeta yabaye y'Ababiligi. Abanyarwanda bose bakavuga ati ngwino witahire zangufora ufite nk'umwami zirorere, hanyuma uze wibanire natwe wenda usubire mu mwanya. Wenda guha nk'ingero nko mu zindi nko mu gihugu cya Uganda bimutsa abami mu burere bwabo bakurikije nko mu Buga Abagandiki, ariko mu hantu bita Abanyankore bafitemo akantu kenda gusa n'akabahutu n'Abatutsi bananirwa kumvikana ko umwami we yagumaho, ariko bari mu gikingi cy'abari yicariye, bamwe bamukunze bajya kumuramya, abatabishaka bakamutaho, ariko ariko atari umwami wemewe. Ese abanyarwanda bageze baje bati ngino wigarukira iwawe i Nyanza wiyicarire mu gikingi nk'abanyarwanda, ntacyo byari cyo byatwara utagarutse nk'umwami uko byahoze mbere. None ariko nibura ukagera mu Rwanda kuko ntacyo byamara kugira ngo reka gusubiza none isezerana nasezerana kuba umwami uganje umwami constitutionnel ntabwo nasezerana kuba umwami traditionnel, urumva? Rero hagati aho uramvangira. Oya ntabwo navangaga byari ikibazo. Ndabyumva wowe urampata uti ngwino bakurebe ngwino mugira kure, wumvise nk'ubwirana. Nge mbabazwa n'abanyarwanda batakubonye mu byago bagize, kandi n'abandi hirya baragerageje kuhagera, kandi uri umwami w'u Rwanda bikambabaza cyane. Igisubizo nakiguhaye noneho nkavunda nkaza gusa nkica amategeko. We si ukuvunda ahubwo nyine nagize niwenda wagize wahawe n'Ubunyamerika, ni wenda ushaka no gusaba viza yo kuza u Rwanda rwayikwima, kandi abanyamerika bo baraza bitabagoye. Ntabwo Ubunyamerika na bwase ndi umunyarwanda ndi uw'i Rwanda kandi sizana busaba. Passport mukoresha mwami Kigali ni yande? Ni passport y'impunzi inshobora kujya hose. Ntabwo urasaba passport y'u Rwanda? Oya. Kubera iki? Ntabwo ndashatse kuko iyo mfite irampagije. Okay, Jonathan ndumva ari ibyo, reka tunyarukire i Kigali tugiye i Nyamirambo. Nsenga Faustine uranyumva? Nsenga uranyumva? Ndabumva. Mfite ikibazo kimwe, ese nimba muteganya gutaha nk'umunyarwanda ni imigambi kimwe mufite mu gufasha u Rwanda mu gukomeza kwiyubaka? Ni amahoro agomba kuba mu Rwanda, abantu bakumvikana, hakabamo yuko wiyumva yuko uri mu gihugu cyawe nta mpagarara, udatotezwa, utabuza kuvuga icyo utekereza ku gihugu. Ndabyumvise. Reka rero dukomeze. Hari n'uwatwandikiye uri mu Buholandi ariko si umunyarwanda, yambwiye ko ari umunyamurenge. Sebikamiro Andre uranyumva? Ndakumva. Wari wambwiye ko uri umunyamurenge ariko wambwiye ko nawe wifuza kuvugana n'umwami Kigeli. Yego. Ari kuri telefone. Nagira ngo mbaze, hari abantu bigeze kugira ibibazo n'ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ngo bakorana n'umwami. Ndashobora kuvuga par exemple nka wahoze ari perezida wa Ensemble Sebarenzi. Ese gukorana nawe ni buryo ki bitera ibibazo ku baturage b'abanyarwanda bari mu Rwanda? Ukorana n'umwami agomba kubizira. Niki umugabo babaza?
ntabwo nicyo kintagaza kuki bavuga ngo wakorana nanjye cyangwa tukabana yaba ari icyaha ni kuki ntawe tuzabana yenda bafite impamvu nayo bazatubwira ariko nkurikije nanjye icyo Andrea abaza hariya mu Buholandi nanjye nigeze kumva bavuga ko hari ikintu cyitwa ingabo z'umwami izo ngabo ziri he mwami Kigeli aha ibyo nanjye si wowe wenyine wabimenye nanjye njya bibyo ngo hari ingabo zanjye mu kuri izo ngabo sinzi yaba ziba mu ijuru yaba ari iz'umunsi simbizi cyakora ingabo zanjye si ukuvuga ingabo si abasirikare ndabafite abakorera muri leta n'abanjye hari abayoboka banjye benshi muri leta y'u Rwanda yenda nabo bavuga ariko abasirikare bafite intwaro nta gisirikare mufite nkifite ahagadahise wenda iyo mu mashyamba kuko biravugwa ariko namwe ndabizi biravugwa ariko ni hehe bari aba basirikare cyangwa niba baringa hanyuma se kuba ufite umutwe wa politiki ugushyigikiye nabyo byaba ari byo benshi barashyigikiye ahubwo uwo mukorana Serena nkoresha iryo jambo umutwe wa politiki mukorana abo sinkuzi nawe ntabwo ari politiki nta politiki ndimo muri iyo yo kurwanya leta ndagira ngo yenda abayoboke b'umwami nibo bita yenda abanyapolitiki cyangwa abarwanya leta twavuze ngo abayoboke ni bande ukunda umwami mu buryo ki ntubizi gukunda nshobora kuyoboka buretse mbiguhe nshobora kuyoboka repubulika cyangwa nkayoboka ubwami imwo kimwe none se muri ibyo byombi ubwo wowe uracyategereje ubwami cyangwa repubulika wowe ntuyishyigikiye buriya butegetsi bw'u Rwanda ntubushyigikiye ntaho duhuriye n'ibya repubulika jewe none se mu mpamvu nyine nashakaga kukubaza wewe ko nta na kimwe wakoreye u Rwanda kibi ariko numva n'abategetsi bamwe b'u Rwanda bavuga ngo bagusabye gutaha none uzakomeza witwa aho ngaho uri umwami wagiye mu Rwanda nawe icyo gisubizo ntakivuze sinacumvise nanjye wonsobanurira kugira ngo uko nanjye nsubira kukubaza gikindi ndavuga yuko navuganye n'abategetsi ba leta yuko ibi byose twabiciyemo bambwiye ko bagiye kubyiga n'abanyarwanda bakazasubiza ntacyo bansubije ntabyo bagusubije uhitamo rero kuguma iyo ngiyo no umfare ibyo se nabirengaho nkavunda nkagenda ntabwo mvunda noneho ikindi kibazo ushobora kubaza twebwe nk'abanyekongo tuvuga ikinyarwanda abanyamurenge twari twaramenyereye ibintu by'intambara no guhunga bidushikiye ubu ngubu kariya karere kose kamaze gufatirwa n'ibyo bibazo kubera u Rwanda ngo abahutu abatutsi uri umwami w'abatutsi uri umwami w'abahutu ndi umwami wa bose none se ingorane duhura nazo wewe warebye ukuntu wavugana n'abo bategetsi b'u Rwanda nawe ukagira ibyo uvuga mu byo bagihaye biga nabyo bakabyiga nimba uzataha ariko n'ibyo ngibyo nabyo bakazaba babivuze ndagira ngo uririra ukavuga uti ibyanyu ntibyatunganye ndagira ngo n'ibyange ntibiratungana nuko rero ariko ubona ingorane nawe twemezanya nawe kuko ingorane duhura nazo ko ziterwa namwe ariko mbabarira gato Andrea ndumva aho ngaho waba urengereye kubaza iby'umwami kuko umwami yabivuze kuva mbere ko atari muri politiki z'u Rwanda kandi yasobanuye ko adashyikirana muri ibyo bye atari umujyanama wa leta y'u Rwanda ndumva wowe umurenganije umubajije icyo kibazo naba murenganije nawe yakubwiye ko ibyo bitarasobanuka newe urakoze cyane Andrea Sebikamiro reka turangirize ku munyeshuri uri muri kaminuza ya Butare yambwiye ko yitwa Gaspard Biseme muri kaminuza y'u Rwanda. Gaspard, amakuru yawe? Neza. None se ko hari abavuga ko ngo yaba yaravuze ko azataha ari umwami, ibyo ngibyo byo arabivugaho iki cyane ko nta bwami bukemewe mu Rwanda? Sinavuze ngo ngomba gutaha ndi umwami, ntabwo forose ibintu kugira ngo ngomba kugira ntya, nibyo bavugaga ngo nabuze ko ngomba kugenda ndi umwami, ingoma zivuga basizeho red carpet. Ibyo sinabwo nabivuga, suko nteye. Mujye mwumva ibintu neza, nimugafata ibintu bihuha. Akandi kabazo k'amatsiko se mwaba muhuriye he? Muhuriye kuki cyangwa se mutandukaniye kuki n'iriya mitwe yindi rwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, cyane cyane za FDLR, za Urunana
ndumva nkubita muri za politike kandi ntabirimo ibyo sinamenya aho mushingiye, niyo mpamvu nyine kuko umuntu ari hanze afite impamvu. aho ntaho duhuriye muri ibyo kuko nta shyaka na rimwe abarizwamo. bimenye rero. Ikindi kibazo noneho ngira ngo icyo cyerekeranye n'amateka, amateka asobanura neza ko umwami Mutara wa gatatu Rudahiga yasimbuwe na murumuna we Ndahindurwa ari we Mwebwe. Ese nta muhungu we yari yarabyaye wakamusimbuye? None se ni abahe bandi bami basimbuwe na bene se mu Rwanda rwa cyami, kandi kuki? Ibyo uvuze umwami yatanze atafite umwana ashyiraho umuvandimwe washaka, ubwo ni ukuvuga ko niyo ka ya Rudahigwa. byese ni koko. None ndagira ariko munyihanganire gato nenda kurangiza. Nari mvuze ati niba se uko amateka bisobanura kuva Kamembe yarakomeje ahunga kandi agahungana n'abagore be 5 bari baciriye hamwe, kuko biragaragara ko bari bamuciye Nyanza, ndavuga umwami Musinga. Ageze Kamembe mu abagore 5 haboneka nk'ubyara Kigeli wa 5 Ndahindurwa, uwo mwami wo ngukiriho. Ndahindurwa we yaba yaragarutse ate mu Rwanda? Twagiye turi abana batoya, umwami Musinga aba i Nyanza, ababiri bamuciriye mu Kinyaga hari Kamembe. Nyuma ajya ahantu hitwa Moba Bodweville n'ahantu hitwa Marungu, aratanga. Amaze gutanga twebwe tugaruka mu Rwanda, niko nagarutse mu Rwanda. Murakoze kuba mwamaye ijambo. Uko niko byari bimeze mu kiganiro cyo ku itariki ya 18 ukwezi kwa 8 2007. Icyo kiganiro kirangiye, twashimiye umwami Kigeli kubera ko yamaze igihe kirenga isaha yose avugana n'abantu babyifuje.